Ati mwiriwe neza bene data mutubwira umuti mu gihe umuntu agiye muri periode akababara cyane mu nda. Ndumva uyu muti waratanzwe mwawusubiramo. Ariko uyu muti ukajyanirana n'uyu muntu nawe ati reka wenda tureke kuvuga izina rye nubwo ashobora kuba yaryanditse ahandi. Yanditse ati ubukeneye ibi bikurikira: kurya karote kenshi na tungurusumu nibura ukakora umufururizo w'iminsi 7. Icyo ni kimwe. Kabiri ni ugufata ibumba ritukura wavangishije. Undi yanditse ati Charles Murego ati turakurikiye nyabuna mutubwire umuti wa sinezite. Reka duhe muzehe umwanya. Yanditse muraho nitwa Mutesi. Ngira ikibazo iyo mvuze akanya numva umutima uri gutonekara nkumva no mu mutwe hakumuriro. Ese ikibazo cya kabiri, ese umwana w'amezi 3 iyo yituma ifuro biterwa n'iki? Mumfashe murakoze. Ngo agira ikibazo yavuze akanya yumva umutima utonekara. Ikindi kibazo ngo umwana w'amezi 3 iyo yitumye ifuro biba biterwa n'iki? Murakoze, reka kingiki tunagisubize birumvikana. Gihe cyose umuntu avuze kandi agatonekara biba bigaragara neza ko muri pression arterielle uko amaraso agenda nuko yakira umwuka uvuye mu byo bita artère pulmonaire mu gihaha, uko umwuka ubisikana n'amagambo mu muhogo, biba bigaragara neza ko imibanire y'igihaha n'umutima atari shyashya. Noneho kubw'ibyo cyane cyane ko ageraho yarangiza n'umubiri ugatonekara, bigaragara neza ko ubwo amaraso aba yapompye nabi. Ubwo kibazo yakosora ni wa mutima nyine, no gukunda kutibanda ku birayi mu mirire ye, yarangiza agakunda kurya ibyo kurya byafitanye isano n'ibinyampeke, ubwo ni nk'ibigori ndetse n'ibinyamisogwe nk'amashaza. Aho niho bakoreshereza za onyo n'indimu, ubuki na erayo, yarangiza kugira ngo umutima w'umuntu imisi ye yorohe kandi be minini kandi ivemo amavuta. Ku mwana wituma ifuro ndagira ngo haba harimo ibintu byinshi cyane. Ushobora kubona ukabona, murabona ko mu buzima busanzwe ntabwo ari abantu benshi cyane bonsa ngo nibajya konsa babanze gukaraba. Si benshi bareba ko niba yambaye akagafunga amabere yarangiza iyo bita soutien, yarangiza ngo amenye ko uko yarakambaye akaba gakuye hagahera kamutamika ibere. Ntabwo ari benshi bazi ko kakenda gashobora kuba kanduje imoko. Noneho yarangiza ugasanga si benshi bajya bahera ko bafata agatambara keza ngo bashyiremo amazi bahanagura imoko, noneho umwana yitamire ariko imyanda yavuyeho y'umubiri we y'imyambaro yari yambaye. Noneho kubw'ibyo bikaba bishobora gutuma rimwe na rimwe si benshi bajya bahera ko bakaraba. Usanga niba ari kwishima cyangwa niba hari uwo yakoze mu ntoke akaba ashobora kwibagirwa yuko yari afite inzoka mu ntoke, wenda kuko abantu benshi cyane asi kenshi tuba kuri wese ngo abenshi twongere dukarabe. Noneho bigatuma abantu benshi cyane bakunda kugira imyanda. Noneho hari haba mu bihugu bishyuha, noneho yarangiza izuba ryava imyanda ikazamuka cyane ikegera imyenda bambara, ikegera ibyo kurya batetse, yarangiza bigatuma ubwo ndi kugira ngo nereka abantu aho za byo bita bacteries zituruka. Uyu mwana ashobora kuba afite bacteries zagiye mu nda. Icy'ingenzi rero kumuha icyo gihe ni ukumuha indimu n'ironji wabikamuye ugashyiramo erayo, ukamuha akayiko kamwe 3 mu cyumweru, amaraye akongera agakora neza. Kandi bikaba ari amahire n'amahirwe biramutse utari wamuha amata. Murakoze. Hari ibindi bibazo twagiye twakira hano kuri Skype. Undi yanditse ati Charles Murego ati turakurikiye nyabuna mutubwire umuti wa sinezite. Reka duhe muzehe umwanya. Ese umuntu urwaye sinezite yakwifashisha iki? Reka tumuhe umwanya. Sinezite iravurwa birakira, ariko ubanza kumenya ngo mbe yavuye carence ya vitamine A. Iyo umuntu abura vitamine A muri we akunda kugwara sinezite. Sinezite ni ijambo rishamikiye ku ijambo sinus, ni utuntu tugufa dushamikiye mu mazuru hirya gato cyane yaho frigo yayo iba ihoza umwuka waje ushyushye no ikonjesha umwuka waje ushyushye n'ishyushya umwuka waje ukonje, kugira ngo winjire mu gihaha utari butwara ibintu, utari bugira icyo utwara ibintu. Noneho ubukeneye ibi bikurikira: kurya karote kenshi na tungurusumu nibura ukakora umufururizo w'iminsi 7.
icyo ni kimwe. Kabiri ni ugufata ibumba ritukura wavangishije amazi yatekanywe na romare ugasiga hako. Uba ukeneye ibi bikurikira: kurya karote kenshi na tungurusumu nibura ukakora umufururizo w'iminsi 7. Icyo ni kimwe. Kabiri ni ugufata ibumba ritukura wavangishije amazi yatekanywe na romare ugasiga hako umugina w'izuru, ukongera ugasigana hano kwa mironko. Noneho yarangiza nabyo ukabikora birenze 2 ku munsi kandi ukabikora iminsi 10. Hari ikindi cya gatatu bakoresha, ni ugufata amazi meza mu kirahuri ugafakamuriramo indimu ukavangamo akayiko k'ibumba ry'icyatsi kibisi ugakoroga. Ntabwo bivurirana ibumba waririke. Noneho ugafata serenge, ugafata waba utayifite ukamena mu mazuru yombi, ariko serenge niyo nziza, ugakuruza wayikuye mu rushinge, yarangiza ugakuruza, yarangiza ugashyira mu izuru rimwe, ukongera ugashyira mu rindi, bisohokera mu kanwa ugacira, ukongera ugasubiramo, ugacira ugasubiramo, buri zuru gatatu, kandi ukabikora 3 ku munsi, ukabikora 3 mu cyumweru, ujya kurangiza ukwezi sinizite yarakize. Ndasubira muri uyu wa nyuma, ni amazi ari mu kirahuri, amazi mu kirahuri, kamuriramo indimu, shyiramo ibumba rikeya, koroga, kuruza, shyira mu mazuru yombi, yarangiza mu muheho umwe ushyiramo 3, mu wundi ushyiramo 3, ahingukira mu kanwa kuko inzira ihari, yarangiza ugacira, ukabikora mu izuru rimwe 3 kandi ku munsi 3. Yarangiza ukabikora 3 mu munsi, wabikoze ni 3 ku munsi kandi muri buri zuru 3. Yarangiza ukabikora ukwezi. Uko niko bavura sinizite. We yitwa Ndagijimana Tumaini ati muraho, igisura ji yacyo umuntu ayikoresha gute? Ndi Gisenyi murakoze. Yamajije kubona ji y'igisura iboneka ite, ikoreshwa ite? Igisura iyo bita orti mu Gifaransa, iyo ari umutobe wacyo bwite nodiriwe, nuko gutagezemo amazi, ahubwo wasekuye igisura ugakamura kavukamwe amazi, uwo mutobe wemererwa gukoreshwa ibiyiko 3 gusa, kuko nta mazi abarimo. Ariko iyo cyasekuye kavangamo n'amazi, noneho ko abaridiriwe wemererwa karahuri, aho bita tase, ntabwo ari kirahuri cyake ni cya verre. Yarangiza ukakoresha nabyo 2 ku munsi. Bya biyiko 3 by'umutobe pire cyangwa se umwikamire wabyo ubikoresha 3 ku munsi, ubonye umutobe. Iyo ari ifu yacyo, kuko noneho uburi ubuteke cyangwa wakoze ibyo bita decoction cyangwa se infusion, na karahuri kanini, kuko kiba kidafite vitamine zihagije kandi kuko batari cyako kanya. Yarangiza ushyira mu mazi akayiko gato cyangwa kimwe kinini, yarangiza ugakoroga, ukareka bikabanza byagira, ugacuya, yarangiza ukanywa ayo mazi. Rero umutobe ni 3. Hariho uwo watetswe bitewe nuko ari ifu, hari wakamuwe ari umwikamire ukoreshwa ibiyiko 3, hari ukuba washyizemo amazi noneho bwabisekuye, noneho ukanywa akarahuri ako bita tasi. Reka tugaruke kubo kuri Skype. Hari uwanditse ati ikibazo, ufite ikibazo cy'indurwe idakora yakwifashisha iki? Umuntu ufite ikibazo cy'indurwe idakora yakwifatisha iki? Undi we yanditse ati waba yarikodinze iki cyigisho igitambutse cya nzungu ya kiduha, reka tukubwire ko kiraza kujya kuri groupe yanyu, nawe uze kukibona. Ndumva ibyo biraza kubafasha mwese mukakiboneraho. Ndumva rero twasubiza iki ngiki ati waba ufite ikibazo cy'indurwe yakwifashisha iki, maze ubundi tuze gusubiza nibi nka 3 cyangwa 4 tugana ku musozo. Reka twongere dusubize igitekerezo cy'uyu. Reka tuvuge tuti mbese indurwe yabavuze niki? Nta ndurwe yabidakora ibaho, ahubwo kiretse afite agasabo k'indurwe katayisohora. Mvuge ko ari icyo ngicyo, ubwo nicyo yarashatse kuvuga, kandi gitumye suku kontrola ahubwo nugira ngo nabandi batazabivuga batyo. Ni ukuvuga ngo umwijima iyo wakiriye proteine ukuramwe ibyo bitindurwe zo kujya gufasha ibyo wariye kunogeka. Noneho iyo ndurwe iyiza mu gasabo k'indurwe, ibyo bita bile. Noneho yarangiza ni acide biliaire, rero ubwo urushaka kuvuga
noneho iyo bile yawe iba ikeneye indurwe ivuye mu mwijima ikayibika. Hari aho igera ikagira intege nke, ikaba byo bita ngo ni parese, ikaba umunebwe, yarangiza ntiyiyaze ngo yimanure ije mu gifu no muri pancreas. Noneho icyo gihe bigenda bite? Icyo gihe nicyo gihe bakunda kurya seleri, nicyo gihe abantu bakunda kwicara mu mazi yatekanywe na romare kugira ngo umwijima ushyuhe n'agasabo k'indurwe gashyushye. Yarangiza ndetse ni naho abantu barira ibinyomoro, niho barinda za pome, niyo mugambi wo kurya za karoti. Ibintu byose bifasha umwijima kutaba umunebwe, bituma n'indurwe nayo irakura neza. Yarangiza ariko ukirinda ibyo kurya byose bikarihira igifu nk'urusenda n'ibindi byinshi cyane bikarishye. Twandagijimana Claude ati mwiriwe neza bene data, mutubwira umuti mu gihe umuntu agiye muri periode akababara cyane mu nda. Ndumva uyu muti waratanzwe mwawusubiramo, ariko uyu muti ukajyanirana n'uyu muntu nawe ati reka wenda tureke kuvuga izina rye nubwo ashobora kuba yaryanditse ahandi. Yanditse ati mwaramutse neza, mu nsengero Imana impe igikundiro kuko nta muntu nkunda nta numbona pe, byaranyobeye. Ngewe murakoze, nta muntu umukunda. Reka nkubwire ko abagukunda barahari, ijuru ryose rikwitayeho, niyo mpamvu ubona umwuka ugahumeka. Yesu yaragupfiriye, yapfiriye ku musaraba ku bwawe, no kuba uhumeka ni ikimenyetso cy'uko Imana ikwemera. Aho ni ahambere. Umuntu umwe mu gitabo cy'umugenzi niwe wigeze ku umukobwa umwe witwaga Rukundo. Cyokoze ntago mbisubije kuko yenda uri umukobwa, kuko n'amazina yawe na amazina agaragaza kuri igitsina gabo. Umukobwa umwe witwaga Rukundo yaje igitsina gore, murakoze cyane. Umukobwa umwe witwaga Rukundo yigeze kujya aho yarambagizwaga n'uwitwa Uri Maso. Arangije amubwira ati rero Uri Maso ko mwatandukanye byagenze gutati, ngewe rero ibitekerezo byanjye byambera umugabo. Reka tukubwire ko no kubanye na Yesu ukaba uri umuntu, ukaba uhumeka, Imana ikaba ikikwemera, ukaba ukiri ku isi. Hari abakomeye bagiye, hari abaminisitiri bagiye, ukaba ugitijwe kureba, ukaba ugitijwe kumva, umutima ukaba uri gukora, amaso akaba ari gukora, wakwishimira ibyo. Ibyo nibyo byiza umuntu asigaranye. Paje y'ibibi y'ibyo utagukunda ntuyirambure, ukarambura y'ibyiza Imana yakugiriye, ugacya mu maso, ukizera, ugakomera. Ibindi byo ntabwo ibitambo byose bisa, ntabwo ibitambo byose bisa. Hari igitambo cya Isaka, hari n'igitambo cy'umukobwa wa Yefuta. Isaka yagiye gutambwa haboneka intama, umukobwa wa Yefuta we yaratambye birarangira napfuye. Ubwo rero ibitambo byose muri isi ntibisa, suko bose bizaba ari amanywa, hari nabo byijima, ariko ugakomera ku Mana ukamenya kuko igukunda. Ndumva ari icyo twasubiza, ariko tugahamuze hagasubiza kiriya kibazo cy'uriya muntu ujya muri periods mu mihango yarangiza akaribwa akababara. Undi yanditse, reka turamusoma mu kanya we nta kibazo. Ndagira ngo hari ibyo ndi buje mvugaho gato. Mu isi y'ibitekerezo hari igihe umuntu agira icyo bita hallucination. Hallucination ku bana ni nka kwa kundi wajya hanze nijoro akabona inyamaswa kandi ku manywa atajya ayibona, ukwibwira. Noneho hakaba n'ibitaba hallucination yindi ni ku bantu bakuru, aho yibwira ngo arakeka bamwanga, undi akikeka ko Imana yamuyeretse, undi akavuga ko ubwo yeretswe ari kujya mu ijuru. Ibyo ni ibintu byabiza mu bwenge. Noneho hakaba n'icyo bita caractère illusoire, wowe ubwawe ukibeshya kavuga uko biri kose ashobora kuba banduze wowe ubwawe. Rero umuntu ashobora kwibwira ngo baramwanga ariko batamwanga, ahubwo nuko abo mu mubare w'abashaka ko bamukunda atari yabona bamukunda. Noneho ukibwira ngo abantu bose barakwanga, aho hari ushaka ngo ari bo bagukunda. Ariko nta muntu waba ku isi atagira abamukunda. Yemwe na Yesu bw'Abaroma n'Abayuda bari bamwanze, Yosefu w'Umunyakurene yamufashije umusaraba amugirira impuhwe. Rero ndagira ngo nta muntu n'umwe wababuze gukundwa. Noneho ku ngingo yo kuribwa uri mu mihango, ni ikigwa kirekire. Mu gitabo bita ndashaka ko kiri hasi, reka hari igitabo nshaka gusoma cyo hasi yarangiza. Noneho icyo bita dysmenorrhée ni kimwe mu buzima bw'abantu benshi cyane basa n'abagubwa nabi, ariko hari ibisabwa gukorwa ngo nibura
tujyanirane kuri buri ngingo, aho buri wese yamenya icyakorwa mu gihe nk'iki ngiki igihe ubuzima bw'abantu buba bumeze batyo. Ndasomamwo aya magambo yonyine ubwayo gusa. Iki gitabo ntabwo bakita Santé par la nature, la nature votre santé, banditsemwo ijambo nakunda ko buri wese yakumva kandi ntanagarukire hafi ahubwo akabisobanukirwa. Bwa mbere ugabanya ibintu by'amasukari, icyo ni kimwe. Kabiri ukagabanya, reka hari impamvu yatumye nshaka gusa naho ntinzeho gato cyane kuri byo, kugira ngo nibura nibyo bita trouble de la menstruation, kugira ngo nibura igihe cyose tubikurikirana. Hari impamvu yatumye muri kumva nsa naho nashatse ngo nibura buri wese agerageze kubyumvaho. Muri iyo trouble, reka ne kubitindaho cyane, ntaza kubatindira, yarangiza nishatse gusoma byinshi gusa, ariko mbarangire neza ngo hari abantu babiterwa n'inzara, abandi benshi cyane bakabiterwa no kwambara ibigufi, noneho imbeho igakunda gufata ibirenge n'amaguru, yarangiza bigagira. Hari abandi nabo babiterwa nabyo bita gukonsantra izi nyama zo mu nda, ukazambara uzegeranyije cyane, ugakenyera ibintu bikakuboha nk'amapantaro, amakabutura, amakora, yarangiza aho ngaho. Hari abandi nabo bakoresha amasukari cyane, noneho B ya mbere ikakura kuba nke na vitamine A. Hari abandi nabo mu mirire yabo bagira inzara, B vitamine E, cyane cyane nk'igitsina gore mujye mubitinya, kuko hari igihe ugira inzara vitamine E ikagushirana bitewe nuko muri wowe usiba kurya kandi umubiri wawe uri gukora gahunda idahagarara. Ubwo noneho kubw'ibyo noneho aha umuhumve neza, ufata amababi ya avoka n'amababi 6 ukayateka mu mazi, yarangiza litiro imwe ukanywa ibirahuri 3 ku munsi, 3 mu cyumweru. Aya mazi atuma utaribwa n'imihango. Hari abandi barya bino bintu by'amafarine cyane, capati, indazi, yarangiza imihango igakunda kubarya. Rero ubukeneye avoka y'ubwayo gusa, no atari cyayo, ugakeneye ikoma cy'uburo, ugakenera n'ubunyobwa 3 mu cyumweru ukwezi. Nguko uko abenshi muri bo. Noneho ntugarukiraho gusa, hari n'igihe ufata romare ukayiteka, wamara kwiteka ukayicaramo, ntuyicaramo cyagihe mu mihango, ntuyicaramo cyagihe uri kuribwa, abo ukajya ubigira akamenyero n'igihe utari kuribwa, kugira ngo nibura iyi myanya yawe yo mu kiziba cy'inda igihora ishyushye, kuko ishaka kutabyigana kandi ishaka kudakonja. Reka dusoreze kuri iki kibazo, ndabona yanditse ati ikibazo cy'indurwe idakora yakwifashisha iki cyasubijwe. Yabaje ati muraho neza, harubaje ngo ese romare na time bikoreshwa bite mu gihe usimburanya n'amazi asanzwe? Ndumva iki ngiki mu munota umwe cyo cyaba gisubijwe, mukaza kwakira n'iki ngiki aricyo cyanyuma dusorezaho. Mbere romare na time bishobora guhuzwa bikanyobwa nk'icyayi, cyakora ntabwo bivangwa n'amazi ngo binyobwe nk'amazi, kuko amazi y'umugezi asabwa kuba yonyine, ukayanywa akaba ari hunyoye amazi. Iyo yavanzemo ubuki abikindi, wayavangamo romare akabikindi, wayavangamo time akabikindi, wayavangamo icyo bita citronera yo mu cyayi bikabikindi. Mbese amazi yavangiwe ahinduka ikindi kintu. Gusa icyo yemererwa nibura by'umwihariko kenshi ni indimu, ariko kuvuga ko uri buvange na time ukabura kunywa amazi ntabwo byaba ari byo, ahubwo ni icyayi wawe unyoye. Kugira ngo ubimenye neza, ubona kutinda kwihagarika iyo wabikoresheje. Noneho kubw'ibyo icyo akora, romare igiheruka ibyo kurya iyo urangije kurya, ariko iyo ivanze na time irabanza, kuko time yo ntabwo igenewe kuza nyuma, ahubwo ikenewe kuza mbere. Reka ibi bibazo bibiri tubisubirize icyarimwe. Hari umukecuru wabajije ati nyuma y'isaha ndiye birwana no kugaruka kandi atari seseme cyangwa inzoka yibatuye, biba byagenze bite kandi nakora iki? Iki turagifatanya n'iki ngiki yenda kugira ngo bumve ko nabo twabakiriye, nubwo yenda tutabirangiza byose. Yanditse uyu nguyu nawe ati mwiriweho, mumbarize nkunda kuribwa mu mazuru hakumakara
cyane ngahita ndibwa no mu misaya yombi kandi ngahumurirwa cyane kandi bikunda kumbaho cyane iyo nkoresheje tungurusumu none nkora iki? Turahera kuri uriya mukecuru rero umara kurya kumva biragarutse atari iseseme icyo yakora n'ibyari byo dukurikizeho uyu nguyu. Abantu bose bumva bariye nyuma y'akanya gato cyane bakumva bigarutse mu kanwa, abaraga apfundikizo kawo bita cardia kaba kadafunga neza. Noneho byonyine ubwabyo gusa ugomba kurangiza kurya, yarangiza cyangwa se urukurya ugakamurira mw'indimu mu byurya, kuko iyo ukamuriye mw'indimu bituma cardia igira imbaraga. Umva ngo hariho abantu bafite cardia yahuye n'ikibazo cy'ikirungurira, yahuye se no kurya, hari igihe bigeze babaho barya kenshi ku munsi, yarangiza bigatuma ibinyantege nke. Byonyine ubwabyo gusa hari n'abandi babikorerwa batyo bitewe no kugira inzoka ya ascaris, bikaba bishoboka ko afite inzoka nyinshi mu gifu. Yarangiza ubugomba rero kujya ukunda kunywa indimu cyangwa ukayikamura mu byurya, yarangiza kugira ngo cardia yawe ikomere. N'agapfundikizo gapfundikira igifu iyo umuntu amaze kurya. Iyo rero kavuyeho ibyo kurya, igifu kirakanda, cyakanda bikazamuka mu muhogo bigaturiza mu kanwa, nta sese mufite nta ki, ariko ibyo kurya bikagaruka. Yarangiza ubwo nabwo bari ubumuga, ariko nuko buryo bikora. Ushobora gufata ibumba n'amakara ukarambika, ugashyiramo amazi ukarambika no mu kamembe kugira ngo cardia ikomere, kino gifu cyawe mbese kipfundikire neza. Uyu nguyu we ati mumbarize nkunda kuribwa mu mazuru hakumakara cyane ngahita ndibwa no mu misaya yombi kandi ngahumurirwa cyane kandi bikunda kumbaho cyane iyo nkoresheje tungurusumu none nkoresha iki? Nkoresheje uko uburyo akoresheje ikibazo, ubona uvuga ngo ibyo bintu arabigira asanzwe abigira, ahubwo bigakabya cyane iyo yariye tungurusumu. Noneho ubwo rero usanzwe ubigira ahubwo bigakabya cyane ariko wariye tungurusumu bibaho. Muri siyanse mu byo bavuga ngo chaque vademekime, hari abantu bagira ibyo kurya runaka umubiri wabo utishimira. Ibyo rero nta nubwo bakubwira kubihata. Ni nkuko wumva hariho abantu allergique, yarangiza akaba ibyo kurya arya akabyimbagira nakagwara uruhere akagira ati. Byonyine ubwabyo gusa biba bifite imvo n'imvano kure yaho ngaho. Noneho icyo ukora ni ugufata cyo kurya ukakivanga n'ibikugwa neza. Ubwo bivuze ngo wafata pome, agafata tungurusumu, agafata karoti, akabirapa akabivanga, ugashyiramo erayo ukarya, byazagera igihumuri wawe uzakunda kumenyera ibyo bintu. Noneho ubwo kubera tungurusumu nayo ifite ibintu by'imvururu igitera mu mubiri w'umuntu, ariko wenda rimwe na rimwe hari n'igihe ariko wayiriye. Nukuvuga ngo nk'abantu bayiterera mu kanwa gusa agapfa kuyihekenya atigeza ayisatagura, bishobora kumugiraho ingaruka. Nk'abantu bayitinya mu kanwa agapfa kumira, noneho igifu kikajya kuyinoza aricyo kinogeje cyane watigeza ayikande bwo kuyitinya, ibyo nabyo bishobora gutuma umutima wawe utera nabi, kuko uri mu bintu bitera excitation arterielle. Yarangiza umuvuduko w'amaraso ukaba ushobora kwiyongeramo agatege, bishobora gutuma wumva buri gihe uriwe n'umutwe bitewe nuko presiyo y'amaraso yawe yaba yongereye. Ubwo nibwo buryo wafasha umubiri wawe kugira ngo nibura bitari ibyo gusa, ahubwo no kugira ibindi byo kurya, kuyivanga na pome na karoti kugira ngo nibura ye kwiganza kandi kuyikanja neza. Nibwo buryo bwiza, si kwa kuntu umuntu abifata ngo ashyire mu gitore amire kubwo gutinya gusharirirwa. Ubwo nibwo buryo bwiza. Tugeze ku saha ya 6:05 rero, ntabwo turi buze kurenza aha ngaha kubw'izindi gahunda nanone zigiye gukurikiraho. Reka Imana y'amahoro ibabane mwese aho